amakosa yose afite abayobozi, umuturage nta kosa afite. Mukabanyuramo nimushake muzana bafunge kuko nta nicyo batumariye. Umunyarwanda nta gaciro ari guhabwa isa tuvugana kuko twe dukora twariye, twe turya uko twakoze. Aba banyarwanda bari kutwirukana badukumira. Ibyo bintu babibwiye perezida ngo amenye akarengana umunyarwanda ari gukorera mu gihugu. So umuntu wazanye imodoka y'inyanya ari kwirirwa yizungazunza, bari kwijyana hara bakabirukankana. Umva njyewe ndabivuze ku kinyamakuru, nibashake bamfunge ndare muri gereza, ariko ndabivuze muzamenye ikintu nazize. Nkorera mu Nkunda Mahoro ariko nturuka mu karere ka Kamonyi. Nazindutse ronje gucuruza, sanga nari mfite voka nyinshi zahiye n'imineke, nari mfitemo nk'amabuta 3 yose none yahiye, none yose aratakaye kubera ko mbuze uko mbicuruza kubera ko tsanze bafunze. Baraturenganya rwose, dukeneye kurenganurwa, mudukorera ubuvugizi. Ari amatike dutegesha tuvuye mu karere ka Kamonyi, ntegesha 90 ku kwezi. Ariko muri iyi minsi kubera ko nagujije banke ntago nzabona amafaranga yo kwishyura, urumva ko abana banjye ntazabona amafaranga yo kubaririra ngo basubire ku ishuri. Mwatubariza rero abayobozi impamvu bahora badukokora ibi bintu ku buryo duhura n'igihombo kingana gutya batarabitumenyesheje, cyangwa nawe amafaranga birirwa batwaka tutaza ahantu bajyana bakatubwira ahantu bayajyana, iyo suku nayo bakoresha ahubwo yabashyira mu mufuka wabo. Reba amarira ari aha ngaha, ntibiteye agahinda. Hari igihe twebwe tubyitegeza tukavuga ibintu bibera mu isi Imana irabizi. Niba mwebwe mutaturenganuye mwebwe ubwanyu nk'abanyamakuru, oya mwiseka biteye agahinda, biteye agahinda. Reba abaturage bari aha ngaha, baba basize imiryango ifungiranye, abandi baba basize abaturage ngo muturebere. Amashuri agiye gutangira, none amafaranga ya Minerval arava hehe? Umwana najya kwiba ngo ni igisambo. Ibintu byose barimo barabizamura buri munsi buri minsi, mituweli biki n'ibiki. Ese nkamwe b'abanyamakuru mubonana n'abo bayobozi baduhagarariye mutuvuganira iki? Ese iki gihugu tubamo ntacyo tumaze, twe turinzerereze se nibakituvanemo batujyana ahandi. Kabantu bariye Karungu habaye nk'iyi bake ko ifunguye kandi nayo iri mu nyubako y'Inkunda Mahoro, byo ntabwo iri muri uwo mwanda bavuga batumye badufungira. Twebwe batubabare basi tugakuramo ibyacu, ayo twishyuye iseta basi agende tuyahombe, ariko badufashe dukuremo ibintu byacu birimo. Ngiye nuko numva bimeze.